yadupfiriye rimwe rizima, ntabwo azongera kudupfira, ibyo ngibyo byo mubyibagirwe, ahubwo ikiriho ni imbabazi ze. Aka niko kanya rero, turacyafite igihe kirekire cyo kugira ngo twiyunge nawe, tumubwire tuti nyagasani twaje tubabarire, ni ukuri nukomanga aragufungurira, kandi ngo nutera intambwe imwe we azatera intambwe igihumbi agusanga, wowe mwereke ubushake gusa ko umukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugomba kujya usenga uko bukeye uko bwije, kandi ugasenga bikuvuyeho, ugakora imirimo yera myiza y'abakiranutsi, ubundi Uwiteka Imana azabana nawe kandi azagukiza, ndetse azakurinda amakuba n'akaga, ndetse igihe azaba yarakaye ntabwo uzigera ubona ku mujinya we. Nuko rero hari Yesu Kristo nahimbazwe, nitwa Jean Marie umaze kwitaba Imana, ni umutima wacu n'ibisanzwe nitwa Francois Karabo watinze. Rero reka dukomeze tuvuge ijambo ry'Imana, nuko abantu benshi bagenda bahinduka kandi bahabwe umugisha. Reka dutangire dusenga ubundi dukomeze. Turagushimira Yesu Kristo, wakoze kubw'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe waturinze, twese tuba turi mu mwuka w'abazima. Kristo tuba tutagize icyo twasiga ubwacu, ahubwo ni impuhwe n'urukundo kidufitiye. Rero komeza ubane natwe, ikiganiro ijambo ryawe ritugeraho neza, kandi turyumve tubyishimiye, tubyakire, dushingemo imizi yawe kugira ngo riducike. Turagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nyine twa Jean Marie wamaze kwitaba Imana, kuri wakora subscribe kuri waratinze. Imana yacu rero idushakaho iki? Imana yacu igushakaho iki? Uwiteka Imana agushakaho iki? Yesu Kristo agushakaho iki? Nta kindi ni uko wakomeza ugahagarara, ugashikama, ugasenga amasengesho menshi cyane, ugasenga ntazagutunga mu gihe kizaba gikomeye, igihe bizaba bitoroshye na gatoya. Naho rero nimutuma Uwiteka turakarira, mugatuma ibintu bikomera cyane, kuko nyine twabaye akahebwe, twanze kumva, ni ukuri bizaba bibi. Azamanura umuriro wa kongore kandi bizagenda nabi. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Yesaya igice cyaho cya 28, aza guhera hano ku murongo wa 21 ukomeze tugeze ku murongo wa 24. Uwiteka Imana rero aze kuza kudusobanurira. Ni ukuri wowe unyumva, wowe ukurikirana ibiganiro byacu, uri ingenzi cyane, kandi turakwifuriza isha n'ihirwe mu rugendo rwa Gikristo, ubanamo n'Imana yawe bucece, ukagendana nayo kandi ikakuyobora iteka, aho utazigera ubabara, utazigera ugira ibibazo, utazigera ugira ibyago ndetse n'amakuba ayo ari yo yose. Nyine twa Jean Marie rero yamaze kwitaba Imana. Niba ushaka ngo twifatanye mu rugendo, ngaho kora subscribe, ukore share kugira ngo n'abandi babibone, none igihe tuzajya turashyiraho ibiganiro muzajye muhita mubibona mwese icyarimwe, muri gusenyere umugozi umwe. Reka dusome mu izina rya Yesu, twumve Uwiteka Imana atubwira ijambo ku rindi, turagenda dusobanukirwa. Ngo Uwiteka azahaguruka nk'uko yahagurutse ku musozi Perasimu, azarakara nk'uko yarakariye mu kibaya cy'i Gibeyoni, ngo akore umurimo we, ari wo murimo we w'inzaduka. Uwo murimo we w'inzaduka azawusoza. Mwumvise ko Uwiteka azarakara, azahaguruka. Azarakazwa n'iki? Ni twebwe, nitwe tuzaba tumunanije, nitwe tuzaba tutari kumva, tudashaka gusenga, twijandika mu bibi, tuva mu matiku, tuva mu bintu bitamufitiye akamaro, bitamufitiye inyungu na gatoya, ngaho ubusinzi, ngaho n'izindi ngeso n'ibindi byinshi. Burya nkunze kuvuga ubusinzi, ariko hari ingeso nyinshi cyane ziba zihishe burya mu bantu. Umuntu ngo ni mugari, kandi ngo kure y'umuntu ni umutima, ahantu uzabasha gucisha ijisho Imana Data yo irahabona kandi ikahabona neza. Rero ubwo azarakara, nyabuna ndakwinginze ntuzabe mu mubare Uwiteka azarakarira, kandi reka twirinde yuko azarakara, ahubwo dufate iya mbere dusenge. Reka rero dukomeze umurongo waho wa 22, haragira ngo nuko mwe kugumya gukobana, kugira ngo ingoyi zanyu zitarushaho gukanaga, kuko numvise yuko iby'Umwami Uwiteka Nyiringabo yagambiriye ari ukumaraho isi yose. Nimukomeza rero kwinangira, mugakanaga, mukagira uburakari bwinshi cyane,
mukumva yuko mwakomeza kuba indakoreka, mukumva yuko mutasenga, mukumva yuko ahubwo ibyiza ari ukwijandika mu bibazo mukajya mu bidafite Uwiteka akamaro, mukaba abanyamategeko nyine n'Uwiteka azarimbura amareho. Burya nta kirusha ko Yesu Kristo yaje akababazwa akadupfira ku bwacu. Rero ntimugire ngo ibyo bizongera kubaho, wapi, yadupfiriye rimwe rizima, ntabwo azongera kudupfira. Ibyo ngibyo byo mubyibagirwe, ahubwo ikiriho ni imbabazi ze. Aka niko kanya rero, turacyafite igihe kirekire cyo kugira ngo twiyunge nawe, tumubwire tuti Nyagasani twaje tubabarire, ni ukuri nukomanga arakugufungurira, kandi ngo nutera intambwe imwe we azatera intambwe igihumbi agusanga. Wowe mwereke ubushake gusa ko umukeneye mu buzima bwa buri munsi, ugomba kujya usenga uko bukeye uko bwije, kandi ugasenga bikuvuyeho, ugakora imirimo yera myiza y'abakiranutsi. Ubundi Uwiteka Imana azabana nawe kandi azagukiza, ndetse azakurinda amakuba n'akaga, ndetse igihe azaba yarakaye ntabwo uzigera ubona ku mubiri yawe. Nuko rero hari ikibazo kiri hano tugiye gusoza dusoma ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24. Ukibaze nanjye ndakibaza, igisubizo kirava hehe? Utekereze cyane, natekereza cyane, utaha muzambwira ngo muri comment igisubizo ni ikihe. Ngo nuko mwe kugumya gukobana, ngo kugira ngo ingoyi zanyu zitarushaho gukanaga, ngo kuko numvise yuko ibyo Umwami w'Uwiteka Nyiringabo yagambiriye ari ukumaraho isi yose. Rero ikibazo kiragira kiti ngo nimutege amatwi munyumve, mwumvirize, mwumve amagambo yanjye. Urimira kuzabiba ahora arima iteka, ahora aca amasinde iteka. Icyo ni ikibazo. Ese urimira kuzabiba ahora arima iteka, ahora aca amasinde iteka? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza. Ariko bitewe n'uko turi kumwe n'Uwiteka Imana, ntabwo yatuma duhora turima duca amateka duca amasinde iteka, ahubwo Uwiteka Imana azabasha kubana natwe adufata. yuko utaruha uruhare mu isi, ahubwo reka Uwiteka Imana twese abashe kwifashisha amakuru n'amakuru, twese mu bana b'Imana kandi dufashanye mu kuba ari mu bibazo. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 28 aho twakwiriye kubaza ngo urimira kuzareba ari mu iteka aca amasinde. Abashinzwe